cyangwa se ngo ngire isoni zabo. Reka mpanure mfite aho mbikura we. Mana we, mana we, mana we, mana we. Ha! Teyaba doze nema hade sawari bi. Hari igihe numva naceceka nanjye ngaturisha umutima wanjye we. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwese abantu bana natwe uko bwije nuko bukeye mbona tugenda tubona ineza y'Imana. Ni mu mwanya mwiza wa bw'abahanuzi mukunda. Ndabizi ko abantu benshi mwamaze kujya mubona ibisubizo byanyu bitewe n'ubuhanuzi bugenda bunyuzwa hano kuri Noshene. Ndetse mugenda mwabonera ijambo ry'Imana n'ibindi. Uyu mwanya twongeye kwakira tugize umugisha wo gusanga wa muhanuzi noneho ari guhanurira muri Supanet. Topeda idomenewa shando. Urakoze. Aha. Anyway, tayigo. Tugusanze muri Supanet noneho ibi noneho turabyita ibiki? Yego. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka. Ntiwumva ngo shirimanda n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Hanyuma yataranije abaswa piri w'Imana, ariko ndumva Imana rero yataranije abaswa bo mwisi kugira ngo inimasharamanda zenema inimishando dododo ntabwo bisobanutse, ariko mwisi y'umwuka birasobanutse. Imana ihimbazwe cyane. Ni mama bimenyetso. Haleluya, ni mama bimenyetso. Helasika umugorerebo Imana ihagurukije kandi nanjye narabyemeye. Shema dobe ntugire ngo ndi umusazi, ndi muzima. Umwami ahimbazwe nanone. Ndamwumvise Yesu. Ndi muzima ntabwo nasaze. Repa yizo reka nisubirire hano. Enema turabashimiye mwese abantu mudukurikiranye muri ku miyoboro itandukanye. Tubifurije umugisha w'Imana. Ibi wumva ibukinisha yereba hari igihe uzabikenera utakibibaye. Nyabuna abanashira Imana abanyabwenge mucakire kuko hari igihe bitazaba bikiboneka. Nifo ndi mama w'abana abahungu n'abakobwa, mvuka mu muryango w'abana 24. Narabivuza mparabisubiramo. Ndashimira Yesu wageze yoreka nijandama. Reka nsubire muri iyi nzu yanjye. Haleluya. Nemeye gukorera Uwiteka, nemeye gukora ibyananiye abandi. Ibi wita ko bisuzuguritse, ibi wita ko zemanda n'imini folabi. Wowe wandika SMS ngo barimo barakora ibintu bitari byo. Oya, reka dukora ikijambo. Yakobo yaravuze ngo nuko rero nimwumva ijambo mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Yarakoze umwami Yesu, yarakoze kumpa abana. Arerewa zone ikitonderwa nyuma y'ibyo myaka yose 12 ampa kubyara birakunda. Ahimbazwe ndamwumva n'umwami wanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Narababwiye ngo iyo nkorera Imana, iyo nkorera Uwiteka, iyo ndimo mvuga iby'iwacu nshyiramo agatege. Ahanje ni none rabi ariko sinabura no gushimira abantu badufasha mu mugongo, abantu badusapotinga ngo tugere kuri izi kamera. Muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma rero sinjya ngenda gake. Imana ihimbazwe cyane, Imana ishimwe. Ndashaka ko dusenga. Uri uwera Neshando, izina ryawe ni iryera. Izina ryawe rabi izina ryawe ni iryera. Numvise umuntu uribwa mu rucyagerero. Wowe ndakumvise. Aya magufa y'umugongo iki gice ukuboko kw'Imana kukugezeho. Ni fariwa zonema iyi mitsi y'umutwe topita. Haleluya. Nawe hari itangazo nkuzaniye. Ukuboko kw'Imana
kukugezeho nyagasani Imana y'Aburahamu na Isaka na Korodina ari we jyewe uhimbazwe kutakiri Imana y'Aburahamu gusa ahubwo uri n'Imana yanjye. Hanyuma intumwa irihuta nzajya mesaje baturiye mugore ameze ate meze utya, ibi ni Imana yashimye. Kandi reka mbabwire erega no gusambana biravuna, no kwiba biravuna, no kubeshya biravuna, no gutubura biravuna. Bimvune ariko mbikore Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Wowe nshuti ya Kristo ucumva imvugo y'Imana, wowe ufite amaso yo kureba Imana, wowe ufite amatwi yumva Imana, umva ibigiye kuvuga. Ndabizi ko Imana ntabwo yumvwa n'amatwi y'umubiri. Imana ntiyumvwa n'amaso y'umubiri. Imana yumvwa n'amaso y'umwuka, niyo yumva Imana. Nuko rero wowe ufite ayo matwi n'ayo maso tugendane hambere tugendane. Neshadibi rangode nemo rasakita mbonye umuntu Imana irukije uburozi. Haleluya. Reba Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi niyonjemo iyi ya Dawidi, iyi Zaburi ya 91 hariyo amagambo Imana imbwiye ngo ntangaze 2026. Ndashimira Imana nararwaye ariko ndakira. Itariki ya mbere nari ndwaye ndi mu bitaro, ababizi barabizi. Ubu nibwo nagombaga kuba natambukiza iyi misiyo, ariko umugambi w'Imana ntupfa, ntuyoba, ntusaza. Imana ihimbazwe kwinkijije nkabajya kuvuga iyi misiyo. Nuko rero wowe ugize umugisha heriwe ukaba ukandagiye muri uyu mwaka, muri uku kwezi, ariko Mana we tando umva ko Uwiteka aravuze kuri iyi Zaburi ya 91. Ugira ngo nasaze ndi muzima pe, nukuri ndi muzima, ndi umugore w'umugabo. Imana yaramumpaye, mfite ndi nyina w'abana, dore imyaka mfite, dore uko ngana uku, ariko njini foya gide nemeye guhagarara mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Havuze ngo iki muri iyo Zaburi ya 91? Harabaze ngo niko Uwiteka yambwiye, ariko ntugire ngo nigi, ntabwo ari cyo bivuze. Oya, ni Uwiteka. Rabi niwe Shando, niko Uwiteka avuze. Urakoze kunyumvise tiwizanima, urakoze kunyumvise. Uburinzi bukujeho, ubwo nyumvise. Nema sharibi neta rakiti zango n'abantu bavukana babo basigaye baroganuka zagerazwa n'umuntu muvukana n'ibyahanuwe. Haravuze ngo uba mu rwihisho aranyumvise. Haleluya. Uba aranyumvise rwisumba byose. Amen. Era biniwi tando azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye. Yesu we uri Imana yanjye niringira. Yo mbega byiza kuko ari wowe uzangiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga igenda ku manywa y'ihanga. Uzajya umbundikiza amoya yawe, nzajya mungira munsi y'igicucu cy'amababa yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. None harara munyamakuru nisubiriye mu rwihisho. Umva misiyo uko imeze, nasubiyeyo. Rabi hanze nta cyiza kihari. Oya nini para widizango Imana niyo yabimbwiye. Hanewa hari ijambo muzanyumvana mu kanwa kanjye. Nasubiye mu rwihisho. Herara binima utiye ni supaneti. Cyari igishushanyo kibizaba. Ni supaneti nyine urayireba, ariko reka nsubireyo. Reba nitano hayiwida. Hari abantu bamaze kuva mu rwihisho. Ndavuga urw'agakiza. Warasikita rw'agakiza. Uti kandi baririmba. Mana we uti kandi ari abacuranzi bakorari. Rabi reka nongera ndunguruka. Shani mitango zoni herawi. Uti kandi bani sharegwi dibi bafite inshinga. Ndasubirayo pe. Yesu we mandi watango zanima pariwida sika. Nongera babwire ko mbibutsa ko ubu butumwa ndimo ndavuga ntabwo bureba
abanyarwanda gusa, ntabwo nema ikitonderwa n'abarundi n'abakongomani n'abazambiya, umuntu wese wumva uru rurimi mvuga, reka mvuge ikinyarwanda ntabwo nongera nanima nari nishari godazi n'Imana, ntabwo byankundira kutavuga urw'iwacu, ariko umuntu wumva uru rurimi mvuga rw'ikinyarwanda, itangazo, mbega ibyago, mbega amakuba, mbega agahinda, mbega gucamererwa, abarisami widangonema, ndakumva Uwiteka mbagira inama, abantu bavuye mu rwihisho rwisumba byose. Iyi ni supaneti mu buzima busanzwe, ikinga imibu, yatuma nta kintu kikurya uraye ku buriri, cyangwa cyane kurya bitewe n'uko imeze, ariko Imana imbwira, marayika avugana nanjye, yambwiye ngo arabigereranya mbireba, yarayabyubaka ndeba nanjye rero nje kubisubiramo. None repata sikiti zonima Rabi, wowe ni wowe unyumvise nyine, ese uracyarimo cyangwa wasohotsemo? Mana we, igihe wikinisha bwa mbere burya wavuyemo, ndakumvise nanaba shenima, igihe ugambirira nawe kwihorera burya wari wavuyemo. Subiramo tedo bezinimanda, subiramo. Ndarangurura Banyarwanda munyumve, Barundi munyumve, bantu mutuye mu bihugu bitandukanye, ndarangurura muri iyi supaneti abantu bavuye mu rwihisho. Itangazo 2026 irabananiye, ntago bari buyishobore. Reka nsubiramo, abantu banisango bavuye mu rwihisho, uti kandi bakibwiriza baramaze rwose, uti kandi yewe Yesu we, uti bakira ba profeti, no oya mu rwihisho rw'agakiza. Haleluya, Imana ishimwe, ndanezerewe Mana, ndishimye cyane. Abantu rero nimugaruke mu rwihisho. Oya, ntabwo mbwira inka, ntabwo mbwira ihene, simbwira ingurube, oya ndabwira abana b'Imana bari mu rwihisho rw'agakiza, barababariraga. Tolewa zimi retando, wewe wumva umuriro waka, haracyari imbaraga zemana zagukiza, ririwe dosika. Wowe uryama bakagucandaga bakarara bakujyana itawizo, wikanga abantu, haracyari imbaraga zikiza. Imana ishimwe. Noneho ndabwira Uwiteka, ariko impamvu mvuga ibyo nuko nkiri mu rwihisho, ariko Mana ndacyari mu rwihisho rwisumba byose. Urwihisho ni iki? Nagakiza wavuyemo. Impamvu mvuga ibyo, ndabwira Uwiteka nti, wowe Uwiteka, ubwo ndaha ayiwe, haleluya, ubwo ndaha uri ubuhungiro bwanjye. Imana ishimwe. Erega nenema ntukagira ngo nzaza mvuga nk'ibyo abandi bose bavuga. Oya, Imana impamagara, yampamagaye ukwanjye. Imana imbwira intuma jyenyine. Rara zemonde sango ne parazim. None se n'ubundi ubukire ufite n'ijye wabuhanuye? Oya, buratse mvuga ibyo Imana ishaka. Yambwiye ngo mbwira abantu bavuye mu rwihisho, biragoranye abantu barusohotsemo ko 2026 bayirangiza. Utuzanye iterabwoba, ya ntaryo rebani wenema nakurama kumunyabyaha. Rabi, Imana ishimwe neshando, ariko wowe ukiri mu rwihisho rwisumba byose. Wowe ukiri mu rwihisho, Mana we, haleluya. Imana ishimwe. Rabi, Imana ihimbazwe. Data we, hanima Rabi, Imana ishimwe. Wowe ukiri mu rwihisho, wowe this way mende wa Rabi, eragone shando, rega yego warananazwe, warageragezwe, neneta yazibi fo byabindi wagiye muri icyo gihugu wibwira byarananze, ariko niba ukiri mu rwihisho, data kugezeho. Niba ukiri mu rwihisho, data haniwi, ndavuga umwami Yesu akugezeho. Nenema shando Rabi tawizanima
kurusha Uwiteka, ariko ndabivuga byose pe, ndabivuga. Abantu bavuye mu rwihisho baratorongera, baragenda bavamo, baristangwa nemoda rastifo. None birirwa bahamagara abahanuzi, birirwa bakubita hirya no hino ngo nsengera. Umva di ikibanza jyamo, ndavuga mu gakiza. Subiramo mu gakiza. Imana imbazwe. Tabinima rabi shani widiza ngo mbonye umuntu urwaye igihe kirekire, Imana iramuhagurukije pe. Rabi mbonye umuntu wumva amajwi, amatwi y'akaziba yarazibye. Shari wida ndabona pe, ndareba, ndumva nishando, amatwi yanjye arazibuye. Uwiteka harimo aravuga, hanemana sika nema kabantu se bari mu rwihisho, ari bagiye kubera ubuhungiro. Erega 2026 hadutsa mugiga. Rabi shayino hadutse mugiga. Shando ndasubira mu rwihisho turengere. Nema sinababwiye ko ntajya nkora gake, iyo ndimo nkora umwami hadutse mugiga. Umva wagira ngo ndakora ubusa, wagira ngo ndavugiriza induru ubusa. Oya soma hepfo. Binima mugiga igenda ku manywa y'ihangu. Ndasubirayo pe. Yetepa shando igiye kugenda. Umva mukozi w'Imana rerabo, igiye kugenda ku manywa y'ihangu. Mane dufashe Yesu we. Umuntu utarimo ujya kumva wumve ngo yamugiguye. Reba yamugiguye perasi mugiga igenda ku manywa y'ihangu. 2026 iradutse mu bakomeye n'aboroheje. Kandi umva ikindi, kandi harimo shamara, ntabwo ari ugutera ubwoba pe. Ngira ijambo ry'Imana, somera Zaburi wumve. Kandi harimo ngo n'umwambi. Subira mu rwihisho di musore. Oya amahirwe yawe, amahoro usigaranye nayo kugaruka mu rwihisho mu gakiza. Oya telefone manda, iyi telefone y'abantu bambaza ibya viva, bagaza n'indi neshana drome. Ikibanza ni mu gusubira mu rwihisho. Kushaka ibyiza se, urashaka ibyiza ku Mana, wowe se urimo? Rerebo urimo arabikora. Nima hanitando Imana ikwimure. Umva di ndakumvize ngo Imana arasika iguhuza n'umuryango wawe. Bini Imana ngwikubakira urugo. Kurabana na divorce. Wowe se urimo? Sheribini bandeta urimo rwihisho. Oya urimo shenata cyangwa uri hanze. Yewe we Mana we uhimbazwe. Reka rero mvugane nawe. Ibi bintu wumva bikomoka ku Mana. Imana ibiha abana bayo, Imana ibiha abantu bagendana nayo. Ngaho rero umva uko nkubwiye, na mugiga igenda ku manywa y'ihangu. Igiteye ubwoba cyane njoro, ndaguhimbaje ko kitazangeraho. Haleluya. Igiteye ubwoba cyane njoro ntabwo kizangeraho pe. Wowe se hanema nibunyumvise, andika ngo nanjye, andika ngamena muri comment, vuga ngo turi kumwe. Ndashaka iri tsinda riba mu bwihisho. Iri tsinda riri mu rwihisho ndarishaka. Hanema abantu basohotsemo ngo reka nsambane rimwe numva uko bimera. Asambanya ahita atera inda, none umwana yarataye. Ariko koko yego nta muntu wakubonye, yego nta muntu ukuzi, ariko se Imana yo Mana we, Imana yose Mana we dano paya, Imana yose irakuneshano ntabwo yitwa inima sharagone pa rarararaba remoshe. Nuko mpagurutse nuko Imana inzanye. Oya have wikina restasi nemo wowe kandi uvuga ngo ndi umusazi. Ntabwo uzi icyo ukora. Turakora ku mugoroba, ndakora ku mugoroba. Abakoze kare barabikoze. Jewe nuko ari ku mugoroba, niyo mpamvu ndi kugira vuba, ndi gukubita banga
gusesengura nema ko wakinyuca urugo inyuma kuva ubikora wa mwuka wa dayimoni ugahita yinjira mu rugo rwawe reka nisubire mu rwihisho reba ya mahoro wabonaga ntabwo ukiyabona nyine wakinguye umuryango birasaba gusengerwa bibirewa destayi nini hedi pita yango nema numvise umuntu uri murarenganywa imana ikugarukeho hedi nibi shandoma rarata kostai nimitango zemo noni peyasi niwida uwiteka aravuze ngo uba mu rwihisho rwisumba byose uba mu gakiza kiwe arahama mu gicucu cyishobora byose ndabwira uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye uri imana yanjye niringira kuko arozanyiza ikigo cy'umugoyi na mugiga iyi mugiga rero iyi mugiga muneta muraje muyibane iradutse pe iradutse rikoma iradutse mugiga ijyana ku manywa y'ihangu nigitaye ubwoba cyane injuru hereba nemana kandi iratoranya iragenda itoranya uri hese ngwino mu rwihisho yesu we ngwino hamagara sengerwa sanga abakozi b'imana subira mu rwihisho haleluya imana ishimwe ndumva abantu bari badukurikiranye mwese turabashimiye tubifurije umugisha w'imana abaduhamagara abadutera inkunga mwese reka mbabwire ngo ntabapfira gushira nubwo utakwemera wemejwe nuko mvuze uzemezwa n'ibyo nkoze nundazaza erega ntabwo tuvuga ngo abantu ngo batwemere ntabwo tubahatira kwemera ahubwo mwemere yadutumye nibwo muraba mutwemeye natwe imana ibaha umugisha we wavuye mu rwihisho mugabo we mupapa wa mukobwa yego waradindiye nta bukobonye ariko si imana ko yabukubwiye ugahita ugira kwa kundi ariko mana ubwo koko waje ugasubira mu rwihisho umugisha nihuza abahanuzi barakubeye ufite ibikomere nawe se urabizi ubwo se koko iby'imana birera ntabwo mvuze byinshi ariko subira mu rwihisho ndakurangira inzira y'umugisha ndakurangira ahantu waca bigahita bikunda rewanima ariko subira mu rwihisho imana ishimwe none se ubwiza bw'imana bwakuvuyeho itara ry'imana ryarazimye icyangiro cyaraje ariko se koko henimanda shanima tugeze mu minsi ingo zitubakwa n'abafite taye faranseze zitubakwa n'abafite bya bindi muvuga numvise ishinya y'umukara n'ibindi oya birate nostange dobe ariko mama nyumva birasaba kujya mu rwihisho yesu we amina mvuza amagambo akomeye kujya mu rwihisho umugore uri mu rwihisho uru rugo rwa 2026 ararushobora ariko impamvu se yesu de notarane bade wanema ariko impamvu jyamo ongera yagumamo rindiraho hanyuma imana ibaha umugisha haleluya ndanezerewe cyane yewe mama bimenyetso nkuko mwanyise uwimana Korodina ndanezerewe kuko uyu murimo imana yampamagariye kabona nawe abango n'umusazi ndi muzima imana yarampamagaye ndi muzima ahubwo ndimo ndakora ku mugoroba nabibabwiye kwishinga se oya sinakwishinga ndakora umurimo wantumye imana iduhana umugisha reka dusengera abantu mwami Yesu ndagushimiye uri imana ikomeye haleluya rara toda niwi zemo uyu muntu wandikiwe kubagwa mu mutwe mu izina rya Yesu acyumva iri jambo herara mini wi tango zonima haleluya anitayido shera uyu muntu babariye imitsi y'izosi hediti tango holalala uyu muntu wasanye urugo n'imiti basize umugabo akagenda pediwa ko nkumva witeka ko nkumva ese nema uyu muntu ufite inshuti nyuma y'urugo ziniwaze bonefo ndavuga inshuti z'ibyaha waziretse ko mbona ugiye gukenyukara warararara sinipanda sinaguhisha ukuri waziretse ko nema imana yakubakiye urugo waziretse se utadistango nema gihe cyawe ndabona cyihuta cyane temonefo ntimuntu hari amabuye ntawe mvuze nitandoze mondera ariko uyu muntu mvuze aginifa yagita nimero ye
icyenda nomera sangote po erega ndi mu rwihisho abashaka muze tujyamo Yesu we haleluya ndabona guturwa imitwaro muri iri jambo ndabona gukira indwara ndabona abantu barimo bunamuka wowe ufite randevu rewa zomende tango hamagara gusenga Imana ndagushimiye Mana yanjye Mana ya Korodina ndagushimiye wewe wampaye agakiza umuntu wese wumvise ijambo ryawe umuntu wese ukumvise uvuga aruhuke abahoke uwari ubyimbyina ibyimbuke uwari ubyimbye amaguru uwunesharaba uwari urwaye amaso retando zominiwa tando izi ngo zatandukanye umwe bukundukwe Yesu we ndasenze murgunishandema ubwo ndi mu rwihisho abantu baze kuri Yesu baze mu gakiza basubira mu rwihisho hanze ni habi kwa Satani ni habi nta kiza kiriyo anenema hanetando ngufite akazi nguri mu kazi ngo nene mone wabuze akanya Imana iraje guhakanya mwebwe mwese muhabwa umugisha n'Imana turabashimiye ko mubyumvise kandi Imana yacu ibane namwe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.